kora utu tuntu kuri TikTok yawe nawe, TikTok yawe igire iy'abanyamwuga kabisa, itangire kujya ihembwa, utangire kujya live, utangire kujya ku bintu byinshi bitandukanye, utangire ubone features nyinshi zitandukanye utari usanzwe uzi. Wowe icyo ukora we no kuza muri TikTok yawe, nicyo cya mbere, ugakanda hano muri profile, ugahakanda, so wamara kuhakanda ukaza nujya usanga hari abantu bagufolowinze nawe ujye ubafolowinga, kugira ngo nujya usanga hari abantu bo gufolowinga ujye ubafolowinga kugira ngo baze kugufolowinga back, cyangwa se niba hari n'abagufolowinze nawe ubafolowinge back, kugira ngo abanoze abafollowers bawe bakomeze kwiyongera. So nibamara kwiyongera bikagufasha kugera ku bantu 1000 bagukurikirana, niba utarabageza bizagufasha kujya live. So noneho ngiye kubereka ukuntu ushobora kujya live igihe ufite TikTok. Icyo ukora uraza ukande kwa tuno turongo dutatu, uze ukande hano handitse settings and privacy, cyangwa se studio niba uyifite, ariko reka duce hano kuri settings and privacy. So uhakande, numara kuhakanda uza scrollinga down, uze tugera hano hari live. Ahangaha mwese murahabona ahantu hari live, murahabona. So nurangiza uhakande, numara kuhakanda bazahita bakugeza ahantu ngo live event cyangwa se live replay. Live replay ubwo ni ukuba wakongera ukareba video wa recordings, video wagiye recording. Je niyi nari na recordings, ubwo niyo ujyaho. So guys, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana ibintu byinshi bitandukanye. So ahangaha kuri live event ni igihe uba ugiye kujya live, ukabanza ukavuga ku bintu bye, ugashyiraho description, ugashyiraho, urabona, ukahita uza hano kuri create ana event, ukaza hano so ahandi hantu ugomba guca kugira ngo uhite ugera kuri live neza, ni ukuza ugakanda ahangaha ku turongo dutatu, n'ubundi ukahita uza ugakanda hano kuri TikTok studio. Utanahakanze waza ugakanda ahangaha gutya TikTok studio, wamara kuhakanda bakakugeza muri studio yawe. So iyo umaze kuhagera bahita bakugeza ahangaha, hano hirya hano hari tools, hano hari live, ukaza ugakanda kuri live. So wamara kuhagera bagahita bakubwira ngo go live. Urabibona ko mbyemerewe, reka mbigerageze ndebe urebe ko mbyemerewe. Go live. So urabona ko ubu ngubu najya live. Guys, rero urabona ndabyemerewe. So kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri byinshi. Niba hari ikintu ushaka kumbaza, ujye muri comment umbaze, tujye tuvugana. Utaha nzakubwira akamaro ko kujya live. Live niyo igufasha kubona ibyo bita amagift, aribyo bivamo amafaranga. So guys, tuntu n'ubwenge rero ntabwo ari bya bindi babeshya ngo TikTok international account, ibyo ngibyo ntabwo bikora. Dufite ibyo hari TikTok mu Rwanda irakora, ahubwo ntabwo twemerewe ibintu uburenganzira bwose. Ni nko kuri YouTube naho nk'uko bahagaritse ama ad. So guys, niba iyi video uyiboneye kuri TikTok, kana kuga profile kanje tukana kuri YouTube, ugenda urebe video, ukore subscribe. Kandi niba wirebe kuri YouTube, wajya no kuri TikTok, kuri description muri YouTube, muri description harimo TikTok yanjye, ukakandaho ukaza ukareba video. So guys, ndabashimiye ko mwarebye iyi video yanjye. Tuzahore muri video y'ubutaha, cyangwa se mukomeze mujye no mwinjire muri channel yanjye murebe n'izindi video zatambutse kuko zabafasha. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao.